Nindirimbo nza cyane y'uwitwa Charina Nina bati imbaraga bati dufite imbaraga turababyeyi kandi turera u Rwanda. Kwa gato cyane nari maze kubabwira ko tugaruka tujya mu kiganiro cyiza cyane twakomeje kubararikira cyabo muri Réseau des Femmes cyangwa se uyu ni umuryango ubundi cyangwa se ikaba ari isango iharanira iterambere ry'umuryango w'abagore ariko urumva ko baharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro muri rusange. Uyu munsi dufite abatumirwa batandukanye baraza kudusobanurira neza iby'uyu muryango ndetse n'ingingo zitandukanye tugiye kuganiraho muri aka kanya. Reka twakire abashyitsi bacu cyangwa se abatumirwa bacu bamaze kuhagera. Twakire Madame Emerance Mukankubito, akaba ari umuhuzabikorwa wa Réseau des Femmes cyangwa se w'isango riharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro, akaba ari mu ntara y'uburengerazuba. Tubahaye ikaze muri studio za Radio Rusizi. Murakoze cyane. Yego. Tumwe kandi n'abandi batumirwa barimo Sifa Aksa, akaba akurikirana cyangwa se n'ushinzwe n'ushinzwe cyangwa se akurikirana umushinga Abatwaramahoro. Namwe tubahaye ikaze muri studio za Radio Rusizi. Murakoze cyane Deo. Izina ndivuze neza? Yego rivuze neza rwose. Okay, murakoze cyane. Tumwe kandi na Solange Bagwire ni umukozi ushinzwe uburinganire n'iterambere mu karere ka Rusizi. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Tumwe kandi na Ingabire Agnesi, akaba ari umugenerwabikorwa mu Batwaramahoro. Namwe tubahaye ikaze muri studio za Radio Rusizi. Murakoze cyane. Yego, abo ni batumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Turaganira ku ngingo zitandukanye ariko namwe muza kugeramo uruhare munyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ndetse no kuri telefone tuza kubaha, ariko wabona yanditse 078666 4174. Nge rero ndi Deo Habineza, reka nizere ko nawe uza kuduha ibitekerezo ariko wakurikiye neza. Reka duhere kuri Madame Emerance Mukankubito, abanza duhe ishusho y'uyu muryango muri rusange hano mu ntara y'uburengerazuba. Ihagaze ite isangano nyine y'abagore mu iterambere, muri iterambere murimo muharanira iterambere ry'umugore mu cyaro, muhagaze gute muri iyi ntara turimo y'uburengerazuba muri rusange? Murakoze cyane. Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro mu ntara yacu y'uburengerazuba, isangano riri mu turere twose tugize iyi ntara, kandi buri karere gafite ugahagarariye twakwita nk'imboni. Imboni ya buri sangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro. Mu by'ukuri rero nk'abandi bagore mu gihugu hose, abagore bo muri iyi ntara nabo baracyafite ibibazo by'iterambere, baracyafite ibibazo byo kwiyubaka. Yego hari intambwe twateye ariko intambwe turakomeje, turakataje kugira ngo umugore wo mu cyaro agire uruhare mu bimukorerwa kandi agire n'uruhare mu iterambere rimureba. Turacyakomeje rero, dufite uyu mushinga uri gukorera muri aka karere ka Rusizi, ariko naho imishinga itari, abanyamuryango barahura bakagira icyo bakora, bakagira n'ibyo bahugura abagore kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Nuko rero duhagaze mu by'ukuri kandi turashimira intambwe tumaze kugeraho, kuko abagore bari kwibumbira mu bimina, abagore bari gukora ukabona bashishikaye mu gukirigita ifaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mubona iyi Réseau des Femmes ni kiri gukemura muri rusange ku bijyanye n'abagore bari muri uyu muryango cyangwa se muri isangano? Murakoze cyane. Nawe urabyumva ko ari isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro, ariko muri uko guhura, muri uko kuba hamwe, ntabwo ari abasore ari abagabo tubasiga inyuma, mbese ni iterambere ry'umuryango mu by'ukuri. Ariko twe tukibanda cyane ku mugore wo mu cyaro, kuko uriya mugore wo mu cyaro aravunika pe. Aravunika kandi imirimo yose akora ntabwo ihabwa agaciro,
usanga imirimo myinshi akora idahabwa agaciro. yego Bityo rero ni ngombwa ko duhugura umuryango wose kugira ngo bumve agaciro k'uwo mugore wo mu cyaro. Umugore wo mu cyaro uhinga, akavoma, akajya gutashya, ubwo niko areba n'ibyo ateka. Ni ngombwa rero ko amahugurwa agera ku bantu bagize umuryango kugira ngo bamufashe. yego Bityo niba ashoboye kujya kwiteza imbere, n'abari mu rugo nabo bakagira uruhare kugira ngo umuryango utere imbere. Mu by'ukuri nuko duhagaze, nuko turi kugenda. Nubwo tuvuga ko ari abagore baharanira amajyambere y'icyaro, ariko si abagore gusa, niwe tureba cyane kuko niwe uvunika cyane mu muryango. Ariko mu by'ukuri turi mu muryango. Murakoze. Murakoze cyane. Ni Madame Emerance Mukankubito, akaba ari umuhuzabikorwa nyine w'isangano riharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Ariko mbere yuko tuza no kuri uyu mushinga cyangwa se ku Abatwaramahoro muri rusange, turi kumwe na Solange Bagwire, akaba ari umukozi ushinzwe uburinganire n'iterambere mu karere ka Rusizi. Ibi byose Madame Emerance agarutseho ni bigaragaza ko hari uburinganire, kuko kuba dufite abagore bari mu Abatwaramahoro bari muri iri sangano, nuko n'abagabo babafashije kugira ngo babashe kumva ko iterambere ryo mu cyaro nabo barigiramo uruhare. Mu karere ka Rusizi bihagaze gute muri rusange, kugira ngo twumve n'ishusho y'uko uburinganire buhagaze muri aka karere turimo? Murakoze cyane. Ndagira ngo muri kano kanya nubwo turi hano muri studio turimo turaganira ku kiganiro cyateguwe n'impuzamiryango Réseau des Femmes. yego ariko mu by'ukuri harimo abantu baduteze amatwi. Abantu baduteze amatwi, iyo abantu bavuze ku kintu kijyanye n'uburinganire ntabwo abantu bamwe babyumva neza. Ni byiza rero ko buriya iterambere twifuza, iterambere ry'umuryango, kugira ngo turigereho nk'uko bamaze kubivuga mu Batwaramahoro, ntabwo watwara amahoro mu muryango hatarimo nyine amahoro. Ayo mahoro kugira rero ngo agerweho nuko abantu baba bumva neza uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Uburinganire rero nk'uko nari ntangiye mbivuga, hariho iyo abantu batabyumvishije neza, ya mahoro twifuza mu muryango ntabwo dushobora kuyageraho. Rero numva nahera ku kintu cyo kongera, nubwo duhora tubivuga, mbere yo kumvuga uko bihagaze mu karere, ariko mbere yo ngira icyo mvuga nakongera nkabigarukaho, nkagaruka ngo ese buriya uburinganire n'iterambere ry'umuryango ni iki? Iyo bavuze uburinganire rero abantu bakwiye kubyumva, kuko harimo abantu babyumva muri contexte zitari zo, aho kugira ngo zikemure ikibazo mu muryango ahubwo zigateza ikibazo mu muryango. Iyo bavuze uburinganire rero muri rusange, buriya mu gihugu cyacu mu hambere hagiye habaho ubuyobozi cyangwa se imiyoborere ishingiye ku gitsina gabo, aho umugabo ari we wahabwaga ijambo, umugabo akaba ari we ushoboye gukora, umugabo akaba ari we, umugore ntahabwe amahirwe. Ariko iyo tuvuze uburinganire, ubu uyu munsi leta yashyizeho politiki y'uburinganire. Iyo politiki yashyizweho mu 1994 nyuma y'intambara ya jenoside yakorewe Abatutsi. Niho bashyizeho iriya politiki y'uburinganire. Noneho turavuga ngo uburinganire, umugore arashoboye, umugabo arashoboye. Ya mahirwe umuntu afite yo kuba yakora, buri wese ntavutswe amahirwe yo kuba yagira icyo akora kubera ko ari w'igitsina runaka. Nimba umugore ashoboye gukora ibintu runaka, nabikore. Umugabo ibyo ashoboye gukora abikore. Noneho bize guhurizwa hamwe, ariko bwa bwuzuzanye, bwa buringanire bwumvikana neza, umugabo akaba afite ibyo ashoboye gukora, n'umugore afite ibyo ashoboye gukora, noneho bakabihuriza hamwe bakubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Ngarutse rero ku cyo mwari mumbajije mu karere kacu ka Rusizi uko bihagaze, ngira ngo wenda tunagendeye ku bikorwa uyu muryango umaze gukora mu karere ka Rusizi, mu by'ukuri urugendo ruracyahari. Ntabwo twavuga ko twageze aho twifuza, ariko byibuze hari intambwe tumaze gutera, dufatanyije n'abafatanyabikorwa barimo Réseau des Femmes n'abandi bagiye bahuza abantu, bahuza groupe zigiye zitandukanye. nko mu Batwaramahoro, umufatanyabikorwa wenda araza kubyivugira, hari aho bavuye, hari n'aho bamaze kugera uyu munsi, kuko umugabo yumvaga umugore wa wundi wo kuguma mu rugo
akaba ari wundi wo kureba abana wo gukubura, ariko uyu munsi abagore barahaguruka nawe nimba ashoboye gucuruza inyanya aragenda akajya muri Kongo akazicuruza. Umugabo yaba ashoboye guhinga agasigara mu rugo agahingira urugo bakaza guhura nimugoroba. Ibyo rero kugira ngo bigerweho mu karere kacu nuko twakoranye n'abafatanyabikorwa ari byo mvuga Réseau des Femmes. Yafashe igihe gihagije nubwo twebwe nyine tubibona nkaho igihe kikiri gitoya ari twifuza ko cyakomeza kugira ngo bakomeze batere imbere. Bafashe igihe cyo guhuza abagore n'abagabo babo. Nuvuga ngo duhugu ntabwo uburinganire tubuvuga ku bagore gusa ahubwo tubigisha no ku bagabo kugira ngo ni icyo umugore yumva n'umugabo acyumve none bajya kugishyira mu bikorwa be babyumvikanyeho. Hari rero ibimaze kugerwaho ubona rwose abagabo bamaze kumva ko umugore ashobora kugenda agakora n'umugabo nawe agakora bakaza guhuriza hamwe. Tubifuza rero kuko twakomeza n'undi gukora ubukangurambaga abantu batarumva neza uburinganire icyo ari cyo bakabwumva na bwa bwuzuzanye bakabwumva ko nizo nyungu zabo z'umuryango kugira ngo umuryango ushobore gutera imbere. Yego. Murakoze cyane. Akaba ari Solange Bagwire ni umukozi ushinzwe uburinganire n'iterambere mu karere ka Rusizi. Twakomeje kuvuga ijambo abatwaramahoro, tukomeza kubagarukaho cyane mu bikorwa byiza bakora birimo n'ibyo bagiye bagarukaho bati rwose n'abatwaramahoro urumva ko bafite uburyo babumbatiye ikintu cyitwa amahoro ndetse n'ubwo buringanire burahari. Turi kumwe na Sifa Aksa akaba ashinzwe cyangwa se akurikirana uyu mushinga w'abatwaramahoro. Twawugarutseho cyane muri rusange ariko udusobanurire neza mutubwire n'uruhare rwanyu nk'abatwaramahoro muri rusange muri ubwo muri ibyo bikorwa mukora by'ubucuruzi, muri ibyo bikorwa mukora by'iterambere ryo mu cyaro, mu bihuze mutubwira abatwaramahoro ni bande? Mu by'ukuri abatwaramahoro ni umushinga ugenewe abagore cyangwa abadamu bakora ubucuruzi cyangwa abari bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ariko bandi bari badafite ubucuruzi buhamye, bandi bagikeneye kwiteza imbere, bandi bagikeneye aho kugira ibyo kumenya. Ni ukuvuga ngo rero Réseau des Femmes ku bufatanye n'ikigo cyitwa GIZ cy'Abadage nibo bihuje hamwe batekereza ukuntu uwo mudamu yava ku cyiciro kimwe akagera ku kindi kandi atagiye mu bindi bintu bitamufitiye akamaro. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kwigishwa imibanire myiza n'abandi, mu buryo bwo kwigishwa gucunga umutungo yaba uwe cyangwa uwo mu muryango, mu buryo bwo kwigishwa yewe hari n'abazageraho bakigishwa no kwandika no gusoma, ni mu buryo bwo kwiteza imbere. Uwo mushinga rero cyo navuga ubamariye ntago uteza imbere gusa wa mudamu ku giti cye, usanga bya bindi yize cyangwa bya bindi bamuhuguriyeho ashobora kujya mu rugo akabiganiriza uwo bashakanye, akabiganiriza abana, ukabona n'umuryango uteye imbere. Nicyo kintu rero ubu ngubu Réseau des Femmes iri gutagitinga cyane cyangwa iri kwibandaho cyane, ntabwo ari uguteza imbere uwo mudamu gusa ku giti cye, ahubwo ni uguteza n'umuryango muri rusange imbere, kandi iyo umuryango uteye imbere n'igihugu gitera imbere. Muri make ni ibyo ngibyo. Tukiri aho ngaho ariko ugarutse no ku bijyanye no kubungabunga amahoro ku mipaka uko mukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Uburenganzira n'uruhare rw'umugore mu kubungabunga ayo mahoro ku mipaka ni ubuhe, bitegute by'umwihariko muri uyu mushinga w'abatwaramahoro muri rusange? Ni ukuvuga ngo uyu mushinga w'abatwaramahoro ni abo badamu bambukiranya imipaka, bashobora gucururiza hano cyangwa bagacururiza no muri Kongo. Iyo avuye hano hari amategeko amugenga hano mu Rwanda, hari ayagenderaho mu Rwanda, ariko niyo ageze muri Kongo hari amategeko agenga ubucuruzi bwo muri Kongo cyangwa bwo ku yindi mipaka idahwanye n'iya hano. Rero iyo agiye afite kuri we kujyana ya mahoro akayavana mu Rwanda akayashyira aho agiye mu bucuruzi bwe. Kandi iyo bigenze gutya yagiye agacuruza neza mu mahoro, arunguka kandi akabaho neza kandi akagarukana
profi nyinshi ariko nabivuga kurusha uko yagiye. Ubwo burenganzira bwe rero nubwo kumenya nuko yabyitwaramo aramutse agize ya mahoro ye ahungabanyijwe cyangwa bitagenze nk'uko abyifuza. Ese yabyitwara mate? Ese nayahe mategeko amurengera? Ni hehe yagana ngo bamuvuganire ngo bamurengere iyo yagize ikibazo, cyane cyane muri bwa bucuruzi bwambukiranya imipaka? Kuki mwahisemo kongera kubibutsa ko bakwiye kwitwa n'izina ni ryiza n'abatwaramahoro? Kuki mwongeye kwibutsa ko muri ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka bakwiye kongera kugira imyitwarire ndetse n'uburyo bwo kwitwara muri ubwo bucuruzi kugira ngo batagira icyo bangiza kujyanye n'ayo mahoro mushaka muri rusange? Kuki mwongeye kubyibutsa? Nuko ayo mahoro ntago yari ahari? Nihe ntego mwari mufite kugira mwongere ku buryo mugira n'umushinga nk'uyu nguyu mukanawitwa Abatwaramahoro? Impamvu navuga nyamukuru nuko hari uko hano mu Rwanda twamenyereye, hari uko wenda inzego zishinzwe umutekano zifata ku bacuruzi, cyangwa hari amategeko arengera abacuruzi cyangwa abahana iyo bakoze amakosa. Akenshi rero iyo twambutse tujya ahandi hantu tugenda dufite bya bindi bya hano mu Rwanda, kandi tugateka ko uko turi hano mu Rwanda ni nako bazadufata ahandi hantu, kandi ari ibintu bitandukanye cyane. Ahandi hantu baravuga ngo buri gahugu n'umuco wako. Ni ukuvuga ngo niba agiye muri Kongo afite naho kumenya ibyaho, akubaha ibyaho, kandi akabana n'amahoro abaho n'abaho. Ni ukuvuga ngo rero iryo zina riratsindagira ku mahoro, kuko nimba avuye hano agomba kuba ari we wa mbere utera imbere kugira ngo azane ya mahoro. Iyo haramutse habaye intonganya cyangwa haramutse habaye amakimbirane hagati wenda y'ugura cyangwa abashinzwe umutekano baho cyangwa nabo hagati yabo, yego urabishinzwe ndetse tunabikurikirana buri munsi, ubona biri ku intego muri kwigeraho ayo mahoro ari kuboneka muri ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka? Mu bo dukorana bitewe n'amahugurwa bahawe, kandi nongere mbishimangireho ko ntago ari aho honyine, kuko no mu ngo zabo no ku bwabo hari igihe umuntu we ku giti cy'aba yumva adafite amahoro ku giti cye, nabyo birashoboka. Izo training cyangwa ayo mahugurwa bahabwa akaba bafasha, kuko ntabwo wajya gufasha abandi nawe ubwawe utifashije. Yego rero tubona biri kugenda biza bagenda batanga umusaruro uhagije, kandi ubona ko hari aho biri kuva naho biri kugana. Yego dufite umutwaramahoro hano, ni umugenerwabikorwa muri rusange, ariko mbere yuko mugeraho waruvuze uti mu dukorana ntabwo ari abagore bose muri rusange se, cyangwa mufite uburyo wenda mukangurira n'abandi kubageraho, kuko wenda turi mu karere kegereye ibyo bihugu by'ibiyaga bigari, turi ku mipaka itandukanye. Ni bose cyangwa hari n'abandi mukangurira kuza kwegera bagenzi babo bamaze kumenya uburyo bakora ariko nayo mahoro akaboneka? Ni ukuvuga ngo ubu bucuruzi burimo abantu benshi, ariko kugira ngo bigira akamaro kanini Réseau des Femmes yahisemo abagore 60. Abo bagore rero nibo bagenda bakaba babandi bigisha abandi, bagenda nimba yigishijwe akagenda amenyereza abandi cyangwa akagenda abwira abandi ibyo yigishijwe. Naho ngaho bihera rero. Yego murakoze cyane. Unayemvuze ntituri kumwe n'umutwaramahoro cyangwa se umugenerwabikorwa muri rusange, akaba nawe tumufite hano muri studio, yitwa Ingabire Agnes. Twongeye kubaha ikaze. Murakoze cyane. Turakugarukaho mu kanya, utubwire ibyo umaze kunguka muri rusange, ibyo mumaze kugeraho mu bucuruzi. Ayo mahoro se koko muri kuyatanga? Mbere byari bimeze gute ugereranyije n'ubu ngubu? Ariko reka mbanze ngaruke kwa Madamu Emerance Mukankubito, nabonaga ari icyo ushaka kongeraho muri aka kanya. Murakoze. Ibyo Sifa avuze nibyo rwose, ariko muri abo bagore 60 nyine Réseau des Femmes ikorana nabo b'abatwaramahoro, icyo dukwiriye kumenya nuko ari abagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Wumve ko ari wa mugore ufata 2,000 akarangura imboga akajya kuzicuruza. Yego
icyo nacyo rero gifite icyo kivuze iyo tuvuze ngo ni abatwaramahoro. Ese ubundi uwo mugore ukora ubwo bucuruzi buciriritse, ese aho ari, aho atuye afashwa ate? Bamubona bate? Ese we ubwe ku giti cye yibona ate? Nibyo rero mugenzi wacu yaragarutseho avuga ko abo bagore 60 twafashe, mwumve ko ari ba bagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Nawe wumva ubwo bucuruzi buciriritse bukorwa nande? Ni wa mugore nk'uko Sifa yabivuze ushobora kuba atazi gusoma no kwandika. Ni wa mugore nayo mafaranga 2,000 kugira ngo amenye ngo nungutsaya, reka sinkore ku gishoro, reka nkore ku nyungu. Ni wa mugore ugomba guhugura kugira ngo amenye ibintu byinshi bitandukanye. Kandi ni wa mugore aho aturutse mu muryango, mu rugo, urumva nawe nyine umugore ushora 2, 5, nawe byumve birashoboka ko nta n'agaciro aho aturuka bamuha kubera ko atifashisha. Yego. Buriya amahoro rero ni ikintu gikomeye cyane. Nk'uko Sifa bivuze, hari amahoro ku giti cy'umuntu aho aturutse mu muryango aturutsemo. Icyo ni kimwe. Hakaba amahoro mu kazi uri gukora, hakaba amahoro noneho aho ugenda. Urumva ko niba bakora ubucuruzi bwambukiranya baragenda. Ibyo byose rero mwumve ko ari ukubihuriza hamwe kugira ngo wa mugore twebwe turi gushaka gufasha, kwifasha, gutera intambwe, ave ku 2,000 ashora agere ku 10,000, ave ku 10,000 agere ku 15,000, azamuka agere kuri 20 azamuka. Turashaka ko agenda atera intambwe, kandi atera intambwe imufasha gutera imbere mu bucuruzi, ariko inamufasha gutera imbere mu myumvire no mu mibereho. Mu rugo agira agaciro, ariho mugenzi wacu Solange yavuze iby'uburinganire n'ubwuzuzanye. Niba umugore ukora ubwo bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka yambutse umupaka agiye gucuruza, umugabo we ntiyumve ko agiye mu ngeso mbi, umugabo we ntiyumve ko hari ikindi, ahubwo amufashe kugira ngo nyine bwa bucuruzi bwe bugire gute, buzamuke. Ya mahoro rero nayakura mu rugo, urumva azacuruza neza. Nagera mu bo bari kumwe, mu bo bakorana ubucuruzi, kubera ko afite wa mutekano w'umutima, wa mutekano wo gufashanya, mbese ibyo byose nawe byumve. Icyo gihe azagira abagenzi be nabo inama. Nabagira inama, niba nambuka umupaka bagende bose bumva batekanye, nibahura n'ikibazo bamenye aho bakinyuza. Nicyo nagiraga ngo nongereho, mwumve ko uwo mugore si umugore ufite kapitali ihambaye, ahubwo ni wa mugore ukora ubucuruzi buciriritse, afite igishoro kiri hasi, kandi ufite nuko aho ari mbese muri sosiyete bafite aho bihuriye na bamwe twahoze tubona ku gataro bari ku muhanda aho nibo mwashatse kongera ubushobozi, bavuye hariya ku muhanda bakora ubwo bucuruzi bambukiranya imipaka, ariko bateza imbere imiryango yabo, amahoro aboneka mu miryango n'ubushobozi bwiyongere. Ni ikintu cyiza. Bazaguma ari 60 gusa, cyangwa mufite gahunda yo kugenda mubongera ko bari na benshi? Oya, hari na benshi. Ntabwo turagira ubushobozi bwo gufata benshi, ariko ntabwo dushaka guhagararira kuri abo ngabo. Iryo ni itsinda rimwe twafashe tugira ngo turebe batera intambwe, nibamara kugira aho bagera ubushobozi buhari tuzafata n'abandi. Uko bimeze kose nubushe numva ko banagaruka bakigisha na bagenzi babo, ubwo bagenda, kuko abenshi bafite abo basize aho ngaho wenda babivuyemo cyangwa bakibikora nubwo bitemewe, bakabagarura mu nzira nziza. Yego rwose, ni ibintu byiza. Reka tugaruke kwa Ingabire Agnes, ni umugore nyine, nawe ni umugenerwabikorwa mu Abatwaramahoro. Umeze neza? Ndakomeye. Nta kibazo? Oya, nta kibazo mfite. Uyu munsi ntabwo ngiye mbize ko ushobora kuba warabaye muri abandi baba bafite agataro
ngayo nguko bamwirutseho barabimennye yego ubwo buzima babubayemo. yego uyu munsi bimeze gute? Tumaze kumva Sifa dusobanurira ni ukurikirana uyu mushinga Abatwaramahoro, tumaze kumva Madame Merance Mukankubito abisobanura neza, twumvishe uburinganire nabwo twabwumvishe neza kuri Solange Bagwire bisobanura nk'ubishinzwe mu karere. Uyu munsi wowe bimeze gute mu rugo? Duhere mu rugo kuko niho numvishe bashatse gushyira imbaraga cyane, kuko uzahera ni amahoro ku giti cy'umuntu kandi biraza guhera mu muryango wawe. Bimeze gute kuva wagera mu Batwaramahoro? murakoze cyane. Twebwe abadamu 60 Abatwaramahoro basanze turi abadamu bacuriza mu kajagari, nkaba narangura nkajya nko muri ni nk'urugero nkajya nko muri Matosi ndakajya ku Rusizi rwa mbere nta dress mbega dufite. Baraje batubumbira hamwe badukorera amatsinda, wari ushobora kubucuruza nk'ibihumbi 2 bamaze gutumbira hamwe mu matsinda tukajya dukoteza. Turi mu matsinda akoteza kanaguza, aho batubumbiye hamwe twakoze ni nk'aga koperative niko navuga k'abacuruzi bacuruzi bwambukirana umupaka ariko baciriritse. Iyo ugize ikibazo ujya mu itsinda wandika ibaruwa bakakuguza amafaranga ukaba wakiteza imbere. Icyo nicyo cya mbere tubashimira, kuba baratubumbiye hamwe natwe ubu turi itsinda dufite aho tubarizwa. Ikindi kuri ibyo by'umuryango, abatware bacu ntibaduhaga agaciro. Kabavuga ati imboga z'ibihumbi 2 irengarenga ucuruza umusumba, ajya wicara hasi ubundurira abana, ugasanga nyine ntibabyumva. Ariko turashimira Abatwaramahoro baduhaye amahugurwa n'abatware bacu. Yego. Nkaba mutware nashoboraga nko kuzinduka nka saa 11 aho turangurira imboga ni kure, kavuga tubundi urajyaho imboga ni igice abandi bagore bafite ubucuruzi bukomeye wowe uri kujyaho. Ariko aho batubumbiye hamwe, aho baduhurije n'abatware bacu bakaduha amahugurwa, ubu ibintu byarahindutse. Yego. Mugabo azi ko ncuruza imboga nkahaha nkanizigama, icyo ashobora kwinjiza nanjye nshobora kukinjiza. Ibyo ngibyo abatware bacu barabimenye aho baduhereye amahugurwa. Ikindi dushimira Réseau des Femmes yadukoreye ubuvugizi. Twahuraga n'ibibazo muri Kongo, nk'ubu ngubu bakaba banjyana imboga singiraho mbariza. Hari ibyo mwabaga mwiteye namwe ubwanya, ariko muri ibyo bibazo mwahuraga byashoboka twese ntituri miseke igoroye, haba abakongomani haba abanyarwanda. Aho baduhurije hamwe, baduhuje na boda manager mukuru w'umupaka, baduhuza n'abayobozi muri Kongo. Ubu ngubu nkanjye Ingabire Agnes umukongomani ampohoteye, nzaho nabariza muri Kongo. Icyo ngicyo turakibashimira. Benshi twararenganaga tugatahana agahinda kenshi ntawe tugatura, kajya iwawe nyine ukaryama ukabireka, ejo wagira Imana ukongera kubona ibyo 200 ugasubira mu isoko. Ariko aho aba Batwaramahoro baziye, baduhuje n'aba migration muri Kongo ndetse no mu Rwanda, baduha natwe umurongo nyirizo ugendereweho nk'abagore bacuruza ubucuruzi buciriritse. Mu mupaka twarasuzurwaga bakadusuzugura, ntibaha agaciro ubucuruzi dukora, nyine bakona turi abagore bagayitse. Ariko aho Abatwaramahoro baziye, bagiye batukorera ubuvugizi, natwe ubu ngubu aho bigeze biracyari urugendo rurerure, ariko batangiye kuduha agaciro. Kibuze ariko haraho mugeze mu rugendo. Haraho tugeze muri runo rugendo. Ubu ngubu nta mugore ushobora kwifuza 10,000 ngo abibure. Yego. Arajya mu matsinda badushingiye, akaguza bakamuguza, gakomeza yiteza imbere bo n'umuryango wiwe, nawe akomeza gukoteza kugira ngo ejo yandi akizemo azamugoboke. Uyu munsi ubwo burenganzira n'uruhare rw'umugore mu kubungabunga amahoro ku mipaka ubigarutseho ko mbere hari igihe mwarenganaga kudasobanukirwa. Uyu munsi murabisobanukiwe. Iyo mugarutse mu kubyigisha abandi wenda badafite amahirwe kuba muri abo 60, mukoresha ubuhe buryo? Nkawe wahoze muri bo urabizi neza ko hari abakica uburenganzira ugasanga babangamiye abandi mu bihugu bitandukanye mu bucururizamo, ko mukora ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka. Uyu munsi kubigisha mwe mukoresha ubuhe buryo? Kubigisha nk'ubu ngubu nshobora guhura na mugenzi wanjye ni nk'urugero, akaba wenda ashaka kuba yariganya mugenzi we. Niba urukumva namuriganya, induru ziraba, intambara zibamo yamahora buremo, uramwegera ukamwereka ko ibyo arimo atari byo, ukamuha urugero rw'ubuzima bwawe uko wabitangiye n'aho ugeze, nawe ukaba wamushishikariza kujya mu matsinda. Nk'urugero ushobora nko guhura n'umuntu ushaka komoka fraude, ushaka komoka nta byangombwa afite,
ukamubwira ati se ugiye komora imboga nta byangombwa ufite nta tsinda ubarijwemo niyo ushyika muri Kongo barazifata iyo byanze ugerageza ukamwereka umuyobozi ugukuriye wenda washobora kwanga kunyumva ariko wa muyobozi akamwumva uragerageza nyine ukamwereka inzira byanakunda twebwe nubwo turi 60 hari abandi twakira mu matsinda yacu byanakunda yakwemerera nawe akaba yaza muri iryo tsinda yego nuko nguko tubigisha tumva amahoro ukomeje kuba umwe mu bayabungabunga yego ukomereza aho ngaho mu rugo w'umugabo ubu ngubu ntago bo bitandukanye na mbere kimwe n'abandi 30 muri kumwe hari ukuntu wavuze uti hari ukuntu yavugaga ati ibintu uri mu bundi n'ibiki wabiretse arabyumva ntago avuga ati ubwo amaze kubona amafaranga agiye kujya nsuzugura umva aho baduhurije hamwe n'abatware bacu pe twari hasi mu myumvire mu buringanire twari hasi cyane ariko aho baduhurije hamwe bakadusomera ingingo zigenga uburinganire n'iterambere nkanjye ino ngingo bakimara kuyigira numvaga ko ndeshya n'umugabo ariko aho baduhurije hamwe baravuga ati niba barashyizeho uburinganire ntabwo umugore ureshya n'umugabo nibyo ntabwo uzabwira umugabo ati jya gukubura uryamye ntabwo ibyo ngibyo bishoboka niba barashyizeho uburinganire ni ibintu by'ubwumvikane aho nyine baduhurije hamwe ubu ngubu ni kuri ngewe nshobora kuba natinze mu isoko nkasanga umutware wanjye yuhagiye abana baricaye barantegereje bategereje ko nzari ibyo duteka tukarya ariko mbere bitaraba ntiyabuhagiraga yumvaga nyine ko ibyo ngibyo ari akazi k'umugore aho ntabwo ari kubikora kubera ko hari akantu kari kuza cyangwa bikora kubera ko aho naho baduhuguriye nyine akumva ko nta nshingano ireba buri wese mu rugo twese ari ubwumvikane yego urakoze cyane bise bituma numva nabaza Madame Solange Bagwire ni umukozi ushinzwe uburinganire n'iterambere mu karere ka Rusizi ubundi mugani nakaye kamaro k'uburinganire bw'ibitsina mu nzego z'ubuyobozi kuko urumva no mu rugo burya ntago biba byoroshye ukurikije uko atubwiye uko byari bimeze mbere nuko bimeze ariko kubwo guhugurwa uburinganire kubusobanukirwa ariko ahangaha nakaye kamaro k'uburinganire bw'ibitsina byombi mu nzego z'ubuyobozi muri rusange murakoze cyane ngira ngo nyine tutaragira no ku buyobozi nibyo twavugagaho byo mu rugo uriya kugira ngo ube umuyobozi uba umuyobozi ariko uvuye mu muryango uri urugo rwakunaniye wananiwe kuyobora urugo rwawe ntabwo wayobora abaturage bwa buyobozi kugira ngo ubujyemo bukore neza ni uko ubanza kubaka umuryango ukaba ubushoboye rero uburinganire ni ikintu cyiza abantu iyo bagerageje kubwumva neza iyo babwumvishije neza niryo terambere ry'umuryango kuko nabivuze ntangira icyo ndashoboye umugabo akaba agishoboye turagikora kandi mu bwumvikane ibintu bikagenda neza rero uruhare rw'uburinganire mu nzego z'ubuyobozi ni ibintu byigaragaza abagore bagiye bahezwa kenshi ariko mu by'ukuri byaje kugaragara ko umugore nawe arashoboye umugore arashoboye ngira ngo Abatwaramahoro amaze kubivuga hariho umugabo yavuga ati ariko ubundi umugore wundi ushoboye iki ntacyo ushoboye icyo ushoboye ni ukuba mu rugo nanjye ngahaguruka ngashakira urugo ariko iyo turebye uyu munsi mu nzego z'ubuyobozi hirya no hino haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara akarere no mu mirenge abagore barimo kandi barakora abagore bajya mu nzego zifata ibyemezo kandi bagafata icyemezo gifatika ko buriya abagore bagira inshingano nyinshi ariko barazifatanya kandi ukabona ko bigenda neza nkaba rero navuga ngo uburinganire mu nzego zifata ibyemezo cyangwa se mu buyobozi ni ngombwa kuko abagabo ntabwo bakora bonyine ariko yo harimo ibitsina byombi nk'uko twabivuze umugore akajya mu bucuruzi agacuruza mu bukungu mu mibereho myiza akajyamo agakora mu butabera ukabasangamo muri za nzego zose abagore bagakora n'abagabo bagakora bagahuriza hamwe mu iterambere ry'igihugu bigenda neza urumva ko kuri Abatwaramahoro bifite icyo biri gufasha mu karere ka Rusizi by'umwihariko ndetse na Réseau des Femmes hari uruhare rwabo muri kubona mu ubwo buringanire muri ibikorwa byinshi barimo by'iterambere ndetse no kubungabunga amahoro mu bwo bucuruzi bakora
yego nabivuze ntangira ndimo ndanabashimira cyane ku ruhare rukomeye cyane Réseau de Femmes aho igeze ikora n'ibyo navuze ko tubifatanyamo n'abandi bafatanyabikorwa ariko ibikorwa birivugira nimba kugeza uyu munsi aba bagore bari bigunze bari ahantu hamwe abagabo batarumva neza uburinganire icyo ari cyo ariko bamara kubahuriza hamwe Réseau de Femmes imaze kubahuriza hamwe uyu munsi akaba umugore ashobora gutanga ubuhamya akavuga ngo nanjye nshobora guhaguruka nkagira icyo njya gukora kandi nataha nagera mu rugo ntibiteze amakimbirane mu muryango nuko hari icyamaze gukoreka kandi ku buryo bugaragara. Yego murakoze cyane. Hanyuma umuntu ashobora guhita bazana Madamu Emerance Mukankubito, uyu munsi akarere ka Rusizi muri abafatanyabikorwa beza n'ahandi hatandukanye mu ntara, ibi bikorwa murimo biragarukira hano cyangwa mufite n'indi mishinga muri gutegura kugira ngo ubu buringanire ibi bikorwa bifashe uyu mugore hano mu cyaro, iterambere ry'umugore wo mu cyaro muri rusange, icyaro kizamuka kuko umugore azaba yateye imbere, umuryango wateye imbere, ntabwo bigomba kugarukira aho honyine, hari ibindi bikorwa muri gutegura wenda n'indi mishinga muteganyiriza aba bagore muri rusange? Murakoze cyane, ntabwo duhagarariye gusa kuri uyu mushinga w'Abatwaramahoro. Réseau de Femmes ni umuryango udaharanira inyungu ariko ukorera mu gihugu hose. Ntabwo rero turi muri Rusizi honyine, no mu tundi turere turahari, turi Rwamagana, turi gufasha abakobwa babyariye iwabo, turi gutegura ukuntu umugore agomba kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije, ukuntu agomba kugira uruhare kugira ngo iri hindagurika ry'ibihe umugore wo mu cyaro abigiremo uruhare cyane. Ibyo byose ni imishinga twicara tukareba mu by'ukuri ni iki gikenewe mu cyaro kugira ngo wa mugore akore imirimo ye kandi atuje kandi afite amahoro. Dukorera rero mu gihugu hose, ntabwo dukorera muri Rusizi honyine, hose rero turahakorera kandi icyo twifuza ni uko wa mugore wo mu cyaro yumva ko iterambere rye agomba kurigiramo uruhare, ntiyumve ko agomba kwicara ngo bamugaburire. Yego, ahubwo we ni iki yakora kugira ngo rya terambere ryaba iry'urugo rwe, iterambere mu mudugudu, iterambere mu kagari, iterambere mu murenge, ese wa mugore we ni iki amariye aho hantu ari? yego, nicyo rero mu by'ukuri isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro twifuza, ni uko wa mugore ukora bwa bucuruzi buciriritse, ukora ya mirimo iciriritse, yiyumvamo ko nawe afite akamaro, bityo agafata iya mbere mu iterambere ry'urugo rwe n'iterambere ry'aho atuye. Yego, biraza koroha cyane ku Batwaramahoro kuko mu karere ka Rusizi bafite gahunda yitwa ngo tujyanemo, ubwo n'abagore ndumva batagomba gusigara. Ubwo sibyo mukurikirana ibikorwa by'Abatwaramahoro? Yego nibyo, ariko kandi ngize ibyo nongeraho, ntabwo ari mu ntara gusa, no mu mujyi wa Kigali, kuko Réseau de Femmes ni umuryango watangiye kera cyane mu 1986 niba ntibeshye. Ni ukuvuga ngo ibikorwa ni byinshi cyane mu gihugu cyose no muri Kigali, ni imishinga itandukanye, ariko hano muri Rusizi ni uwo nguwo ireberera cyane, ariko turifuza ko byazaguka hakaza n'ibindi byinshi byisumbuyeho kabisa. Yego, dufite n'ibitekerezo n'umurongo wa telefone, dushobora kwakira abantu ukarasa ku ntego, uratubwira izina ryawe, ikibazo cyangwa igitekerezo ufite, hanyuma urase ku ntego kugira ngo twakire abarenze wowe tugiye kwakira. Uraduhamagara kuri 078666 4174 078666 izina ryawe, urase ku ntego. Ushaka utwita inyangamugayo, iko biri ku
igitekerezo cyawe. Dufite umuntu ku murongo wa telefone. Halo? Yego? Mwiriwe neza. Yego, nitwa mu Rwanda Alphonse. Yego Alphonse. Ndi Nyamasheke Murenge warangiye. Tukashimira cyane abatumirwa, ariko reka mbazereze de femme. Hari mwavuze ko mufasha imiryango iri umugore wo mu cyaro. Yego. Ahubwo mu by'ukuri mu mujyi umugore wo mu mujyi nawe sintekereza yuko bose ariko babifashije cyangwa se baba bafite abakozi bagiye batandukanye. Uyu mugore wo mu mujyi we ntabwo yirengagizwa. Biri ngombwa mwaza kutubwira ko uyu mugore wo mu cyaro, umugore wo mu mujyi udafite ubushobozi, umugore wo mu mujyi ariko nawe udafite ubushobozi. Nicyo nashaka kuvuga aho ku mugore wo mu mujyi ariko udafite ubushobozi, we ntabwo yirengagizwa, aho ntagendera mu kigare cy'aba abandi bakomeye bifitemo ubushobozi. Baragusubiza. Ikindi mbaza, uyu mugore wo mu cyaro n'iki muri bufasha akarere cyane no mu mirenge, aha dusanga hari imirire mibi, umwana ugasanga yagiye mu muhondo, kandi rezo de femme twamubishije ko ifite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. N'iki muri bubafashe kugira ngo n'akarere gakomeze gatera imbere, kave no mw'ubwo buryo bubi kagiye mu buryo bwiza. Hari icyo nabazaga, hari undi mumama muri kumwe n'ikindi ntabwo ndi kwibuka icyo tsinda bamo. Baza ubwo araza kubyumva ntacyo. Yego, ntekereza yuko burya utanga amahoro kubw'uko nawe uyafite. Hari ibyo mujya mukemura musanga mu ngo ku bamembazi banyu muba muri kumwe cyangwa musanga mukemurira mu ngo bitagombye kujya hanze. Uwo mushinga wanyu uko byanyobeye kubivugaho. Ubwo ni amakimbirane se yo mu ngo. Yego. Hari ibyo mukemura bitari ngombwa ko bijya hanze, ayo mahoro nabo mukayashakira mw'abo bamembazi cyangwa se mw'uwo muryango, bitiriwe byandagara ngo bijye hanze, kuko nawe uba ufite amahoro kandi uyashakira abandi. Urakoze Alphonse, baragusubiza rwose. Murakoze cyane. Arakoze, sinzi niba twabanza tukamusubiza mbere yo kwakira undi cyangwa tukakira undi tukamusubiza. Reka twakire uyu waje. Halo? Yagiye. Hano ariko afite n'uwanditse ubutumwa, yitwa Yves, ati wambarije abo badamu, ati ese ko ndi kwandika igitabo kandi mfite topic ivuga kuri ubu bucuruzi abo bagore bambuka imipaka bakora, umuntu ashaka database cyangwa se ashaka amakuru cyangwa nk'ikintu ubucuruzi bumariye cyangwa bumariye igihugu, yabakura he office, wenda umuntu bakorera he umuntu azabasure, ubwo nabwo muraza kumubwira aho mukorera kugira ngo ayo makuru akeneye kuri uyu mushinga agira icyo ayamaza ku gitabo ari kwandika. Twumva uyu nguyu. Alo? Telefone ndabona ihita ivaho, twabanza tugasubiza kuri aba babiri. Duhere kuri Madame Merance Mukankubito, ngira ngo mwumvishe ibibazo bya mu Rwanda cya Alphonse. Ngira niwe twahera cyane. Alphonse rwose abajije ikibazo kiza cyane, ati wa mugore wo mu mujyi we ufite ubushobozi bukeya buciriritse, ntabwo tuvuga abagore bo mu cyaro gusa ngo dusiga abo mu mujyi, nabo mu mujyi, kubera ko twavuze ko rezo de femme ikorera mu gihugu cyose, kandi Kigali buriya ni umujyi, kandi hari ibikorwa biri kuhakorerwa. Hano Rusizi ni umujyi, aba bamama turi kumwe nabo hari abakora baturutse mu cyaro ariko harimo n'abanyamujyi. Alphonse rero yumve ko ntabwo twebwe dutoranya dukurikije ngo ni abanyamujyi n'abanyacyaro. Umugore wese ufite ikibazo tukabona ko agomba gufashwa turamufasha. Ntabwo dutoranya rero, bose rwose turi kumwe, nta kibazo. Uyu mujyi nubwo tuwutuyemo, nubwo tuwukoramo ariko ntabwo tuwutuyemo, ashobora kuba turi abawukoramo wamugana abana bavuye mu cyaro cyangwa se bavuye mu cyaro no mu mujyi, ni vice versa, urumva ko bisa. Ariko n'ikindi yarabajije ati hari aho hari imirire mibi, muri guteganya iki? Arakoze cyane. Mu by'ukuri n'aba batwara amahoro nabo babyivugira. Ese mu by'ukuri mbere
yuko tubahuriza hamwe nka rezo de femme naho bageze ubu ngubu bo babona mu ngo zabo ari ku mirire, ari ku iterambere, ari ku myambarire, mbese mu nguni zose. Ndumva Umutwaramahoro ari uri buze kubivugaho, ni uri buze kubivugaho kuko we anabirimo, nanjye nabivugaho, ariko ni byiza ko ubwe yabyivugira. Mu by'ukuri ntacyo dusiga inyuma, ikibazo dusanze mu rugo icyo ari cyo cyose, twebwe nka rezo de femme tugira icyo tugikoraho, kuko uwo mugore ukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka, urumva ko afite ibiganiro byinshi, ntabwo n'iby'imirire mibi tubisiga ku ruhande. Agomba gukora, agacuruza, bagatera imbere, ariko bagatera imbere ku mubiri, kuri roho, ndetse no ku bindi. Byose rero tubizamurira icyarimwe, ntacyo dusiga inyuma. Ikibazo cyose tubonye muri uwo muryango tugikoraho. Murakoze. Hari n'ikindi yaravuze cy'amakimbirane, Umutwaramahoro araza kugira icyo abivugaho, ariko buriya ikintu cya mbere ni urugo rwiza. Yego, urugo rwiza. Buriya rero amakimbirane yabaje ngo ese hari icyo bakora mu zindi ngo baturanye, kubera ko ari Abatwaramahoro, urumva bo ubwabo babanje kwishakira amahoro mu ngo zabo, ntibabura kugira inama rero bagenzi babo. Murakoze. Yego, ngira ngo hari icyo mukora nk'Abatwaramahoro, Sifa? Ego, hari icyo dukora. Nk'ubu umuturanyi wanjye ashobora kugira ikibazo bitewe n'uko abona urugo rwanjye, akaba yanze akangisha inama, nkaba namusura mu rugo rwe mbere y'uko ikibazo abaturanyi bose bakimenya, ngiye nkaba nabiyambere mu kugenda kumva icyo kibazo, nkaba nabunga, nkabashakira amahoro mu rugo. Yego. Cyangwa umunyamuryango wacu natwe ashobora kuba afite ikibazo, aba baduhagarariye twebwe twagiye duturamo umuntu umwe, tuzajya tugenda tukaganiriza. Uragenda rwose ukamuganiriza ikibazo cyo mu rugo rwawe wahuye nacyo, akagusura, akaza akabunga, kandi bikarangira mu mahoro bidateje induru. Icyo ngicyo cy'imirire, nkanjye ntarajya muri uno mushinga, numvaga ko ngomba guteka ubugari n'isambaza n'icyumweru kizima umwana arya. Nicyo yuzuye wapi? Nyine ngiye mu myumvire yanjye ariko numvaga. Ariko aho tugire mu Batwaramahoro, sinarinzi amoko y'imirire. Naratekaga nyine nkateka ubwo bugari n'isambaza, icyumweru kizima kikaba cyashira, umwana arya iyo ndyo. Urumva ko umwana wanjye afite amahirwe menshi yo kujya mu mirire mibi. Umwana uhorera ubugari n'isambaza afite amahirwe menshi yo gusatira imirire mibi. Ariko n'impamvu byabagaho nibyo umugabo yabaga yampahiye, ntacyo ngewe nakoragaho, n'ibyo nakoragaho bacaga intege sinsubireyo. Ariko ubu ngubu aho tugire mu Batwaramahoro, nzi guteka indyo yuzuye. Umwana wanjye niba nateze izo sambaza ndashyiramo dodo, cyangwa